Hello my darlings, uyu munsi nanze kurara nagize ikintu mbaha. Muze dukora akantu ushaka kwakiriza umushyitsi ku bantu bafite abashyitsi ejo, ku bantu bazasohokana n'abakunzi bawe ejo, ku bantu umva umuntu wese. Tutandukanye no gusanga utuntu mu maresitora n'amahoteli, mu rugo iwacu nta bihari. Muze dukore mocktail nziza isa neza ibereye ijisho, iri healthy, ifite intungamubiri zuzuye. Dufite strawberry rero ngombaga kuzibrandinga ukwazo. So imagine ko nari ikoze ino video ndi kuvuga birangira ntazi ukuntu bigenze. Voice over nizo zinyonora, mujye mwihangana, ubundi biba ari beta ko twakorana nyine ntavuga. Yes, gusa nagakunze ukuntu kaza, gusa ndaza kubanza nshyireho imashini yanjye uyu munsi, akablender kanjye. Aka blender kari portable, wakagendana ubaye ushaka nko kugenda ukaza nko kunywa ikintu kiri smooth. Rero hari harimo umuriro utari mwinshi, umva nagombaga kugacomeka bihagije. Dore rero niyo mpamvu kari kungora, ndi kugakora kongera kazima, ariko at the end byaje gukunda. Ibintu byose mfite rero nta orange, harimo inshyushyu, hakabamo chia seed, akabamo n'umuneke na biswi. Byose turaza kubikoresha gahoro gahoro. So reka dukurikiye turebe. Naje kubaganirizamo, ngize amahirwe byaza gukunda mukaza kumva. Byaba byiza rero nk'uko uri kubibona nawe ubanje ukabrandinga nk'urubuto runaka rwawe. Urwo ufite umuneke, ufite umwembe, ufite iki, ukarukora ku ruhande rwawe. Ni muri rwa rwego rwo kuba ari byiza guhindura ikintu, guhindura ibintu twamenyereye. Sometimes biba ari byiza, ariko ari ukubihindura kugira ngo uzane innovating, kore twa tuntu nyine nawe uzi ko ari twiza kandi tubereye amaso n'amajisho yacu, ku buryo umushyitsi akabaza ngo yesu we, ngo ubusa aka kantu wagakoze gute mana yacu, cyangwa akabona ko wabyitayeho, wabihaye agaciro. Hari ibintu nakundaga na kera nyine umukobwa, numvaga nyine umushyitsi ari umushyitsi, cyangwa nkumva niba ari ahantu ndi hashyashya, umva cyakora ahantu hashyashya byo naba mbabeshya, ariko kuri njyewe umuntu wangenderaga cyangwa wazaga mu rugo, numvaga pe ari uwimena pe. Aho rero nari maze kubona juice yanjye ya strawberry ngomba gushyiramo ice, ariko izo ice zimo aho ngaho zaje kumbana nkeya, nk'uko uri kubibona. Ndaza kuzongeramo, ngerageze kuzigira nyinshi. Ice rero zimfasha iki? Mba nkeneye nyine ko akasumusi kanjye gakonja, hari nimugoroba ariko harashyushye. Weather hano yanjye ntago ishyushye, ariko mu imbere hasa nk'aho ukuntu haba hashyushyemo ukuntu nyine temperature ibishyushye iri hejuru. Nuko rero ice ni ngombwa mu gihe ukeneye gukora ama different color nko mu kirahure kimwe. Yes, nagarutse rero nagombaga kubanza nkagira asa nk'ukora agasuku mwaho ngaho. Aho nari ndi gukoresha kuzana izindi ice zanjye muri pot ice, ngo zisa nko kuba zaba nyinshi ho gato ngo zizamuke. Ikindi zinagabanya isukari, ariko isukari iba ari nyinshi noneho nyine zikagira. Nagomba gushyiramo rero milk yanjye, amata, gushyiramo n'utubiswi kameme. Iyo nza kugira nk'ikintu kiri what nka orange, ikintu kiri yellow nk'umwembe cyangwa iki, byari kuba byiza. Cyangwa nkagira nka biswi iri shokora ubaye ifite nawe wayikoresha.
uzi impamvu ibintu mba ndi kubikora se? Buriya niba ari ikintu ni byiza, ziriya mocktail tujya mu maresitora tukagura ni byiza pe, ariko wowe wiriwe mu rugo ugafata time yawe kuko nduba wicaye uri kwikunda ukabyikorera ukiha nk'akarahure kameze. Njyewe hari nimugoroba numva ntashaka kugira numva ari cyo kintu nshaka kunywa narangiza nkataryama, uretse ko ari byinshi cyane. Noneho mfite umuntu tubana, umubebi wanjye akunda smoothie, arikunda cyane noye defo y'iyo ngiyo yari irimo ice, ariko ndaza kuza kumukorera iye. Gusa iyo ni nyinshi pe, ni nyinshi. Byarangiye ikirahure cyanjye kiza kuzura. See the result, my baby. See, my darlings, reba the result. Uri kubibona? Gutekereza ko ikintu cyawe ari iki? The secret nawe uri kubibona. You have to try your best. Uzagerageze nawe byikorere ku giti cyawe, nta banga riba ririmo riri hidden. Noneho nka gutya rero nshobora nko gufata kino kirahuri kumva nkahita nyipfundikira nkashyira muri firigo. Uziko yahita iba ice cream se imeze gutya neza ifashe. I will do next time, nzakora indi imeze utyo. Uri kubona gutya ikirahure kimeze, ikirahure si acid, ariko ushobora nko kuba ufite what's this meat liver, ufite nk'akababi ka meat ugahita ugashyiraho hejuru. You guys, biba bisa neza. Noneho gutya ndi kubaha voice of ndi kwita mbona my idea nagomba gukoresha. Mva better ko next nzabakorera indi video. Ariko why not ntawe nk'umushefu runaka w'ahantu shawe, byari kuba ari byiza. Nkunda kuba nategura ibintu bisa neza, nkabitegura, ndabikunda cyane. As mom, as a woman, as a material. Yeah, nguko rero ukuntu icyayi cyanjye cyasaga. The result. You have to try everything, you have to try. Not ngo ni iby'abantu runaka, ngo ni iby'aba bantu, ngo oya murambabarire ntabwo ndi umushefu. Yoga uri umushefu rwose niba ufite mu rugo, niba uba ahantu hari abantu, ukaba uri umumama. You have to try. Thank you mwayikoze kubana natwe, mukore subscribe, muduhe comment zanyu, muduhe share. Thank you, ndabakunda cyane. Yes, aho ndi kwereka result yanjye ukuntu bihagaze bisa. Yes, niba uje ukaba wihutishije subira inyuma ubanza ujye kureba video yose. Impamvu nakoresheje acid nimugoroba byari ngombwa ko nshyiramo high protein, kakabi protein. Yes, the result yanjye yari iyo ngiyo. Next time you have to try another one. Tuzagerageza dukora akandi kantu k'ubwenge. Thank you mwakoze kubana nanje.